buriya nta kintu cyubaka na kimwe kijya kiganirirwa mu cyumba urukumva buriya n'umugore n'umugabo wenda umuhungu akundana n'umukobwa umwe akahita babana sawa ariko umukobwa murakundanya aguhaye avance kuwa gatanu haje undi aguhaye avance umuhaye avance umukobwa ashobora gushaka ko nayo ngo 30 cyangwa na 40 bitewe ubwo urumva sibwo aho hantu haba ari avance cyangwa yaba yarabaye umugore cye ubunyobwa babonja se reka mbona oya ntago aba yarabaye umugore abagomba gusogongera ko kera twasogongeraga inzagwa ko beti wakiriye agakiza jewe ndagasanga mwari ubu wagiye neza nta muntu urakurambika reka nkubwize ukuri sundi ujya kumwambika iyo mpeta utagiye kumutwara umushakaho icyo wamuretse beti biraba ariko impeta buriya impeta hari umuntu yambika bitewe n'ibyishimo yahuye nabyo uwo munsi urumva cyane da ejo akakubwira ati buriya kugira ngo ujye kugura indaya buriya hari n'umuntu ugura indaya ari kwirinda babande akundana nabo hari umuntu ugura indaya akundana n'umukobwa yanga kuryamana nawe kugira ngo atazasenya rwa rukundo rwabo urukumva kavuga ati reka nigire kwigurira indaya dukomeze dukundana ariko komeze twikundane ikibazo ahubwo abakobwa bo basigaye bafite Hello people, nizere ko mumeze fresh sana ni yawe TV ni Patrick the Entertainer tugaruka muri stories zigiye zitandukanye cyubusabwa no komeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi ari nako ugana Body Max Fitness kugira ngo bagufashe kuba physical fit ukora umubiri ugabanya ibiro cyangwa byongera bitewe no kuba wifuza gutera utapasunika nabwo imyitozo ijyanye no kwifuza gutera dore mu diporoso usa n'uwerekeza muri ugiye mu bita ukati ubumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukadamagara kuri 0785 tujye muze cyane n'andi massage swimming pool kwa mukunda koga mutugane tubaye izo service mbababwiye haruguru umeze fresh umeze neza umwana bagomba guhita abanza rero tugomba kubanza kwakira umeze neza na mahoro ko itonze cyane so n'amasaha ageze urashonje ubwitonze ko mukanditse ngo iki kanditse hejene izina ry'umugabo ni patron turamusuje cyane Eugene nazabona kino kiganiro azabone ko turamusuje cyane niki wamubwira dutangira message umuha bamukunda cyane okay press umuhaza umeze bite baramukunda cyane ngabona wowe bitewe no kubona wowe nta kintu bikubwiye ukiri siribateri nkumviye message ntabwo yumva cyane ikibazo wakabyara wowe nta muntu usuhuza se ewe suhuje abantu bose muri rusange abantu tujya turyama twihengetse bakoze iminani abantu bakora iminani turabasuhuje ndaga numva muyomba avuga ngo no gukunja imbavu abantu mwese mugikunja imbavu uyu musore wanyu nabasuhuje nabasuhuje rwose okay ni sawa cyane ariko witwa Mukiso mwari nitwa Betty umutesi cyangwa umutesi aho uko ari ukuntu harusanga abantu muri yitwa nka Mutoni ugasanga bongeyeho nujye byumva we njya mbyumva none nko kunye uzabona Mutoni hatariho wase kawase niba ari itegeko Mutoni wase ngora Urujye umushaka witwa Mutesi kaho kujya ni umutesi bikagucanga mukona umeze neza nawe usaza meze neza kabisa wowe bakwitanga iki cyawe witwa Mukiso Peter Petero umwana w'umuheburayo umutambyi jaspusi umwana w'umutambyi umwana w'umutambyi wowe nta mukunzi ufite birakomeye cyane kugira ngo mubone umuntu udafite umukunzi singingo tujye kuganira ko bazumva neza biti umukunzi mfite umukunzi ntiyabura si n'umwe mfite abakunzi ufite benshi buriya ahubwo wambajije ngo ufite abakunzi nabita nkumva cyane tuvuga wundi wo mwihariko arahari cyane ndanamusuhuje yitwa Mukiso hano batubwiye ko ari Eugene nawe igaragaza gusa inzira ijye iwabo ni iburasirazuba usa n'ujya gutyo yewe ndamusuhuje arahita abyumva yabyumvise ubwo wundi wo muzijya mu majyepfo yumve ko wamubeshyaga ni ukuri rwose ariko muri ubu usigaye usanga wenda twinjiye ku kiganiro cyacu muri munsi nyirizina usigaye usanga uyu munsi wa none ubwo sinzi turabanza ariko kwa Petero usigaye ujya gushaka umuntu w'ubu ngubu ugasanga ugiye gushaka umukobwa ariko mumaze kuryamana nk'inshuro 10 cyave turase ubwo ubundi murakibana biramara iki n'ubundi ko numva ari nkaho yabaye madamu n'ubundi biba ari byiza kujya kubana n'umuntu uzi
erega buriya kera bajyaga baduhangika umwe nk'umusaza yajyaga kugushakira akajya kukurambagiriza akaterura akakuzanira, yakuzanira wavuyemo ijisho ukamufata, yakuzanira wavuyemo iryinyo ukamufata. Ariko ubu ngubu dusigaye tuzi kwitoranyiriza. Rero kugira ngo utoranye mu buriri ukanza ukaverifiya neza ni cyane umushyira hasi da kugira ngo urebe ko yujuje ibyangombwa. Uwo muco ntaka. Wowe nk'umugabo mwagiye kubana hari ibintu kare nta kirabo washatse ryari se? Jewe narashatse kera. Mbese Betty uyu gusa nyine kuri ibyo waruvuze ntago bibarebye kuko wenda nk'urugero nimba umwana w'abandi si n'urugero ko abantu bakundana bagashwana se wowe umaze gukundana n'abakobwa bangahe wenda ugereranyije ndabizi ko ari benshi. Reka ngiye ndeba amafoto mfite ufashe mu mafoto ibaze rero buri umwe wese murakundanye ugiye kumva ubwo se urumva cyama numva atari ibyo. Ariko Peter ingingo yashyizemo ati nk'ujyanyije nk'ibya kera bakuzanaga umuntu n'ubwo umugize mu rugo ugasanga wenda gahunda ntabwo imeze neza kuruta ko ariko warabirebye mbere. Nyine wenda ibyo basi uzi se wenda uko njye nabibona kuko mwese nta bageni ba kera batwaraga bakabasubiza iwabo. Murabizi ko bibaho, murabizi ko hari umugeni babaga bajyanye ko babona atari se bakamusubizayo. Hakurya babigende bityo ugenda wumva wazumva n'u Rwanda rwose uri umukarumara kuko ndabizi umukobwa cyangwa umusore hajya ashaka amaze guhura n'abahungu cyangwa n'abakobwa utanabara. Ese ubwo bari mu rukundo ubundi? Urukundo rwo mu bwana ruba rurimo none se kuri uwo muntu nyine ukundana n'umuntu yinega ari ukuya baryamane. Njye mba numva iyo nta rukundo ruba rurimo. Kubera iki? None se ubwo nimba ukunze umuntu kugira ngo usuzume ko abyara ubwo umukundiye kubyara cyangwa umukunze ngo umukunde? None se wajya kuzana umugore utabyara? None se ubwo nkubaze nimba gutanga kavanse ni sawa. Kavanse ntabwo ari sawa. None se ndi kukubaza ibaza abakobwa bose mwahuye nibaguha vanse abo bahungu noneho muratandukana kandi wenda umuhungu akundana n'umukobwa umwe agahita babana sawa, ariko umukobwa murakundanya aguhaye avance kuwa gatanu haje undi aguhaye avance umuhaye avance umukobwa ashobora gushaka ko nayo ngo 30 cyangwa 40 bitewe. Ubwo urumva si bwo aho hantu haba ari avance cyangwa yaba yarabaye umugore cye ubunyobwa babonja se reka mba numva ntago aba yarabaye umugore aba agomba gusogongera ko kera twasogongeraga inzagwa ibigage imisururu cyangwa ujya utega imodoka imwe mu mujyi wa Kigali. Noneho abakobwa ushatse kubageranya n'imodoka aho ngaho uganire n'abo kukantu ingingo yo bamuganira sa n'ijya kumvikana bose nibo buri wese mukundana muryama umuhango yumve ubwo se ntago biba ari byo manje. Ese Betty ubwo se impamvu abasore ahubwo iyi minsi nka Petero niyo mpamvu batagishaka none se singuyu Petero nimba mubu n'urugero Petero nimba ko ari kuvuga ati umukobwa wese dukundana agomba kumpa avance barakundana kandi nimba umwana aguhaye avance ese umuntu yagusogongeza akanga kuguhanga umwe ubwo nyine nimba aguhaye avance araguma guha nese ubwo urajya ushaka minsi yavuga ati n'ubundi icyo nshaka ndakibona. Betty ingingo ya Betty urumva itumvikana? Ingingo ya Betty ukuntu ntayumva neza. Betty nuko yamaze gushaka ubu nawe yaba akirinda ariko nashatse ubundi ibyo bitaraba sembese twabaza umugabo niwe wabiduhamiriza. Nyine umugabo niwe wabibahamiriza kuri no kwa nyir'ubwite Betty nawe ariko ngiye ndikukubwira ukuri sibyo ubu wagiye gushaka bataraba kandi urukundo rwawe ruhari umva nukuri wewe wenda ibyo byanjye bishyire ku ruhande ufate nka mushiki wawe n'urugero sibyo reka wenda dufate ibyo ufite mushiki wawe urukumva mushiki wawe atangiye gukora ibisikaye n'abana atangiye kunaniga mu wa gatanu cyane kabisa atangiye kunaniga kuri 12 atangiye gukora n'umusore wa mbere primaire kuko nawe uri musaza we wumva ko gufata avance ari ngombwa nawe azagenda ayitange uwa mbere arayimuhaye uwo mu wa gatanu mu wa gatandatu arayimuhaye mu wa mbere ubwo we nka musaza we ko kurumva ibyo bintu wabyihanganira yasiziye maruta nyine tuwe tubwiza twarimo tuvuga duti urumva ariko Betty ngewe ingingo ye numva ku rundi ruhande se nawe yumvikana ariko kuko nawe nubwo wenda nawe uzana n'izindi ngingo ariko Betty ingingo y'abatsi ubwo wamugana umuntu muryamana buri gihe muzajya kubana mutahagaye se Peter wamugana umukobwa wo gusura buri gihe wazajyana izo mwana zawe rega Patrick kankubwiza ukuri ntago wenda uko yavuze ngo abakobwa uko mukundanye bose ntago ari ngombwa ngo muryamane sibyo ariko avance irakenewe urumva kuko tugendera kubiriho
uravuga uti nazatwara umuntu akantu buriya nasanga wapi njye nta kirimo. hari umugabo yashatse umugore gutyo ibi byanyu mwanga gufata avance ageze mu buriri yakozeho yumva akajya asanga neza harahuye kumbi ngo uwo mugore ni ibintu bari baramuroze abantu bakera ntibarambanaga kandi umuntu baramukuzanye utanamuzi bararambanaga ariko nabo impamvu batajyaga basenya hari hariho yuko nusenya barakwicaga n'ubundi sibyo cyangwa se bakagusenda bya bindi byo kugusenda mu muryango ariko ubu ngubu nta muryango rwose ubu kuri iki gihe umuntu nuko ahagaze kugira ngo na betere garabizi nuko abayijijisha mubizi ntabwo bihuye nuko ntabwo ibyo binarinze pe kuko nkuko nareka usibye ko wenda nawe nyine ari bya bindi mugani nawe wenda muba mubyishakira n'iki ariko nawe naguha urugero kuri mushiki wawe wabyumvise ibaza abahungu ukuntu urabizi ukuntu bamufuhira bashiki banyu binabarakaza kubona umuhungu gusa bahagararanye ibaze noneho kubona ngo mushiki wanjye kuri kuvuga wenda wabona azanareba kino kiganiro akumva ko ese umuhungu wese bakundanye arabizi ko hari n'abahungu muri iki gihe umuhungu muri iki gihe yaremeraga kwambika fiyansaye kugira abone ko azagushaka kandi yishakira ibyo ashaka ukumva ko uzamuvugisha wese azamuha avance gusa uwo mwana w'umukobwa urumva byazarangira ameze ati ko wenda avance ahubwo wenda abantu bayifata nabi nikiza ko ari cya gihe biba bikize kuri etape hanyuma yo kubana yego ubwo iyo etape muba mugeze mwateye igikumwe se basi ariko si igikumwe butaragitera ubu ntabwo nagira nkagukubita hasi wenda n'ejo tukagitera ari ugipfuye ntabwo cyapfa kereka rero bigezemo uruhare ariko itasanzwe bivugamo ni kwa kundi umenya n'umuntu bisanzwe agahita agusura warangiza akahita aguha avance agahita munarangizanya nibyo mwamaganye ibyo wemera ni ibihe ibyo mumaranye igihe ibyo nemera oya wishaka kuvanga ibintu njye nakubwiye ko ibyo bya avance nabyemera cyakoze nk'icyo kintu uvuze ngo wenda ngo cyo gutera igikumwe ni iki sibyo kuko urabiswaye n'abatera igikumwe bagahita abana badakoze mariage wenda aho basi umukobwa afite icyizere agati twateye ubundi buriya igikumwe gisobanura ko imbere y'amategeko muba mwabaye umugore n'umugabo kiba gisigaye ni imbere y'Imana n'ababyeyi wenda kandi n'ababyeyi baba babizi ko mwaba umugore n'umugabo imbere y'Imana hanini muba mukeneye iki babyeyi si ubwo uba warateye igikumwe se akakwangira bakagukwima rero nyine biriya nyine ni imico ya kinyarwanda baba bashaka wenda gutebya n'iki ariko wenda kuri aho ngaho ariko nabyo ntabwo ari byo kuba utegereje wenda ngo na ya matika yagumane wa munsi w'ubukwe wa bwanyu uzaba umeze neza ariko ni ukuvuga ngo umuhungu ngo arakubwiye ngo tuzatera igikumwe kuwa gatanu ngo wese ufite icyizere mu muco nyarwanda beti wa mugani turebe mu muco nyarwanda ubundi wa mugani birakwiye ko umukobwa ajya kuzashakwa yarabaye akaranguza cyangwa se ngo arutanye na nkakumwe bajya babivuga ese ubyumva nyine ni kwaguta umuco kugezweho oya ngewe icyo nshyigikiye urumva wenda hari ibintu mwitiranya cyangwa se mushobora kujyanisha ngewe ndimo ndajyana n'ibintu by'ubu turi muri vizo venti kangahe hajya aha ngayo nguko ubu aho tugeze kiriya gihe wowe bizimo sinzi niba ari wakanavuka kiriya gihe byaraziraga urumva ariko kiliziya ni bya bindi yaba yayikuye da kirazira ubu rero beti rwose hajya ntiwitwa beti beti ubu ngubu umukobwa mukimenyana urumva byonyine mugakundana bikagaragara ko mukundana koko atari bya bindi byo gupapira umwana rwose ugomba kubimenya pati urabimenya rwose iyo umwana agukunda urabimenya ntabyo kwirirwa ucisha hirya no hino kubera yabeshya abahungu benshi niyo mpamvu arimo araseka nyine ari mariye simbizi ndabona nta n'impeta yambaye ubundi icya mbere ni mu mutima icya mbere nuko nzi ko kuki bazishyizeho impamvu bashyizeho ni ibimenyetso by'iki ni imiterekere ahubwo ese pita nta muntu urabona acundi inyuma kandi yambaye impeta ahubwo ntibishyira mu mufuka ni nk'ikintu wenda kiba gituma rero kugira ngo wenda umuntu abibona mu mufuka njyewe oya nuko byari ngombwa ko ngira nabi ariko turiho ibikomeye wa mugani kugira ngo uzashake umukobwa agiye gushakana
urumva agiye gushakana amaze ariko se beti wamugane turebe ubundi wa mukobwa muhora muryamana amahirwe yo ko mwabana bangana iki? Njye mba mbifata nk'aba ari make kuko buriya mu buzima umuntu agira agapfundikiye n'amatsiko kaba kagiteye. Umuntu agira defa akagira na karite. Kwa muntu ko muguma muhura kenshi niko akunda usanga ahandi wenda wamugana ufite defo arakuzi wese ugasanga kwangiye n'icyo pe usanga arakwanze aravuze ati turiya muginga umeze nuko ariko iyo ngingo zari muri ndamuretse rero ugasanga defo mugana yibonye mwarabanye basi none se undi hari umuntu uba utagira defo. Defo igomba kujyanana na defo ngenzi yayo. None nahagera nkasanga bahateye sima cyangwa waravutse basi abo bufite uburenganzira nese siyo mpamvu niyo mpamvu no mu Rwanda bakoye itegeko ryo kuma umuntu ngo yatwaye inda wenda yasubiye iwabo ngo bamurohe ngo umuntu arashenye babikuye kubera impamvu izo zose ufite uburenganzira bwo gusubira inyuma. Uvuze ngo gupfundikira ati amatsiko we nta kintu wumvamo. Reka nkubwire ayo matsiko yagapfundikiye kuri ubu ngubu ngiye ntayo ntegereje nta nicyo wabimbwiraho nta nicyo byampinduraho. Icyambere cyo menya inzira urimo beti impamvu afite ino nzira nuko bamaze oya ngewe wenda aka kanya nta n'uwanya kavanze aka kanya nta n'uwanya kavanze kuko nje byararangiye akandi ndi kuvugira wenda nk'abo barumuna bacu abo bakobwa wenda afite n'umwana w'umukobwa n'iki kiganiro azakibona wenda nawe mu minsi mike ushobora kujya barumuna ufite n'abashiki bawe nawe. Oya ngiye mfite mushiki wanjye muri Rwanda arahari wibanda ariko ako nubwo bari bandi uzabyara nawe n'umwana w'umukobwa si bishoboka arata ibaze rero kumva umwana w'umukobwa akora yumva ko ati nuko uzakuramura n'umusore nkamuha avance nako gusa uwo mwana w'umukobwa nko kumera buriya n'inzoga y'iki gihe ntabwo bagipfa kuyisogongera ugenda ugura ipfundikiye utazi ngo imeze ibaze rero umwana w'umukobwa yo kumva ngo ni ukumusogongera. tugiye guhuza mbere yabaga barafataga ziriya nzoga bakazipfundikira kuko kera twarasogongeraga bagera ugasogongera byari bikwiye yuko byose tugomba gusogongera duhereye ku murongo. Ese tukiri kuri icyo ngicyo wenda urumva kuri icyo kintu cyo gusogongera cyangwa se bya avance ubundi ibi ngibi abasore n'abakobwa bo bahora basura nabyo sinandaro y'ibintu ni ibibazo bikomeye ni ibibazo nicyo kintu cya mbere ahanini gisigaye gitera ibyo bintu kuko mugana usanga umwana w'umukobwa amenyanye n'umuhungu arabwira ati mu gitondo byukuze umfure kwa nyine bwa nimba navuga ngo sinzi ukuntu muri iki gihe bisigaye bimeze yakaba aragiye uwo musore wamugana aribana nta mubyeyi uri inyuma ngo aramukoma nta n'intebe aragenda kwicaza mu cyumba rero ugasanga nyine ni nk'ibyo byose wa mugani n'abakobwa bagomba gufata umwanzuro ukumva ngo uwo muhungu isundi kwanza ndamusura kuki we yumva ko ataza ngo duhura mbone agira atagenda rero nyine ibyo byose umuntu bakagerageza kwirinda impamvu zatuma bahura nabyo bita abo bana nimukajya mwabwira ngo babasure. Oya ariko nabo babigiramo uruhare kuko njyewe ntabwo najya kukubwira ngo unyangiye se nakurasa mubatera nubwo ati nutansura njye ndakwanga basanga rero bamugana umwana akiri umwana mu mutwe n'icyo ugataho kugira ngo sharanyange kuko buriya akenshi mu bwana murabizi tuba twarabiciyemo mu bwana umwana w'umukobwa cyangwa umuhungu yakunda yo ndumva kari uwo nyine ari we yamushyikiriye bazabana rero bamugani nimba akanya umwana ari mu rukundo ruri gutokombera yumva ko ari gukundana n'uyu musore bazabana ntabwo ari bumubwire ikintu cyangwa ese beti ingingo y'amafaranga yo nagizamo ko umukobwa bivuze ko akundana na Peter ngo se hani cyangwa se bebe n'iki bitewe nuko mwita ko nshaka 10 bitandatu waje mu rugo ukayafata nta kuri mobile money ntayo mfite bino mu rugo ufata amafaranga ariko bwa wenda navuga ngo wenda subujije bambabarire ako se nimba uwo muhungu agukunda koko ukeneye amafaranga iyo moto nta muri uru Rwanda nta hantu hasigaye hataba mobile money ahubwo nawe kugenda ku muhanda bakohereza amafaranga koko nimba atari wowe washaka ahubwo adashaka kohereza rero nyine niyo mpamvu biba rero niba uhura n'umusore nk'uyu ushaka avance none urizanye avance aragenda atayifashe. Ese wa mugani uwo mukobwa babashyire mu bwenge nabo uwo mukobwa aratekereza ko amafaranga umusore bwishyure moto ariyo make kuruta yo bari kumukata yohereza cyane ibaze nawe Peter uko gufatirana abana mu bukene byo bimeze bite none twe tuba dukize se tibishora ari gute nagiye ngabateze uko nabo baba yashaka nese mama yatangiriye uza kuyakorera se
mama yabahera iki umukobwa nimba kwatira amafaranga wumva mu mutima wawe udashaka kuyamuha uko birashoboka rega sibyo ko nanatari na byiza pe ku rundi ruhande ariko nawe birashoboka wa mugani w'umwana w'umukobwa ashaka kuba ababyeyi bafite nta bushobozi bafite akariya mugani amavuta yamushiranye n'urugero kandi sibyo ko agomba no kuba yanakihangana kuko nta n'impamvu uwo muhungu atanahari ntabwo yagera cyangwa akajya no kuyakorera ariko tuvuge bibaye ngombwa wa mugani w'abanya nta yindi shuri n'uwo munyeshuri wenda n'urugero ababyeyi barakennye ese ababyeyi baba bakennye kavuga ati nta wundi ufite wo kwiyambaza we musore kwiyambaje wenda wa mugani nk'umuntu azi kumukunda wamfashije ukampa igihumbi n'iki nkigura amavuta wowe nk'aho basi bavuze ati koko uyu mwana w'umukobwa n'undi kuko n'undi muntu atazi aramufasha ati uyu mwana ko bamukunda reka mufashe koko muri icyo gihumbi akore agura icyo kintu akeneye ahubwo wowe ukahita wumva ko uri ukuhita ufatirana ayo mahirwe y'ibyo biharimo ubwo rero urumva ntabwo ari ibintu biba bigaragara neza ubwo ni ugufatirana abana ariko beti wakiriye agakiza jewe ndagasanga ariko ubu wagiye neza nta muntu urakurambika oya reka tujye tuvugisha ukuri buriya abantu bakiriye agakiza rero mbati reka ubwize ukuri tuvugisha ukuri yagira ngo ufite amakuru oya ntayo pe nta makuru mfite twahurira ukuntu bibashije kugira ngo ufite amakuru oya ntayo nyine umutaguye ati njye nabanye n'umutware wanjye turaryama oya umukizwa umuntu ukijijwe koko avugisha ukuri pe ushobora no kumubaza ati wambaye umwenda usa gute reka nkubwize ukuri wenda uwo byabaye n'ubundi n'uwo mugabo wanjye urumva rero cyane n'ubundi avance yatanzwa aho yaho urirangiye oya nyine ariko nanjye mu buryo bwanjye ikintu turi kuvuga ngaho we ni ukumva ko ari ngombwa nanjye ntabwo ibyo ngibyo byabaye ari ibintu napanze byanateguye sibyo kuko wenda we byari ibintu n'ubundi bigize ute kuko wenda ni nabwo byahise bigenda gute tuhita tubana siko turahuza ariko ntabwo ari ibintu bivuga ngo ni ibintu biri mpame urumva n'ubundi byabaye paragisida ntabwo byafata nk'ibintu biri ni nk'uko ubusa ni nk'uko wahita uvuga ngo rero ngo mu Rwanda ngo reka abakobwa bajya batwara inda iwabo ndetse n'ibibaho abantu bakazitwara paragisida ibaze rero nk'aho wise ubahanurira abashikiwe ngo bajye batwara inda iwabo ni bimuhaweho paragisida wari uyitwara nk'imwe ebyiri eshatu yakiri iwabo yari agisida nabwo nyine ubwo ni kwa kupfa mu mutwe ariko ibyo ngibyo ntabwo aba ari iki ntabwo umubyeyi we yambwira ngo umwana wanjye ari ngo twarinde ibyo se bibaho iyi ngingo rero ukuntu uri kuyumva beti turi kugenda duhuza pe kuko aragira ati kuko ibintu uri kuvuga ati byabaye uri kumva ati byabaye n'ubundi ko tubana urumva nyine aceceka turi buhuze beti biba bigenze gute rero ntabwo ari ukwinyuramo wenda nuko wenda nagerageje oya we yumvaga ko impamvu musubije kuri yewe yagerageje kubivuga ko beti nanjye uri kumva beti ubwo ni ku bantu batandukanye abantu batandukanye njye nkubwiye ko byabaye kuri uwo nuko byahise biba ngombwa ko agira si mwese mudukunda mugahita mugenda rega murabeshya ariko ikibazo duhura nacyo ni mwebwe wowe uragira gutya wadukunda ukagenda ugahita ukubitana n'undi mutipe akaba arakwanuye yakwanura njyewe rero nkaba ndaho ngaho natangira kumenya amakuru nanjye nkaba ndakwanuye ariko se iyo ngingo ukazagenda narakwanuye tuyivugeho wa mugani iyo ngingo yo kuvuga ngo uramukunze ngo birangiye umucitse ushatse undi wa mugani wowe umusore ni wambitse umukobwa impeta agashyira umwaka umwe ibiri ni ivaze umubitsemo niba mukunda gikabona nta gahunda afite akaba yabona undi bitwaye iki sundi ujya kumwambika iyo mpeta utagiye kumutwara umushakaho icyo wamuretse beti biraba ariko impeta buriya impeta hari umuntu yambika bitewe n'ibyishimo yahuye nabyo uwo munsi urumva cyane da ejo akakubwira ati switi rwose ngwino urumva duhurira ahangaha hari akantu ushaka kukubwira umwana ugahita umutera ariko nyine ni ryarari ntabwo urwo ruba ari urukundo ntabwo kuba ari ugushaka kubana n'umuntu ahubwo ni ya maso yagushuse sebeta umuntu mukundana reka nkubaza umuntu mudakundana ubundi mwaryamana nese ni abantu uzi bajya kugura indaya indaya reka nkubwire rero sibyo indaya nubwo bazigura urumva abantu bagura indaya ngiye sinzigura ubundi baba ari abakiriya bazo sibyo indaya akenshi zigurwa n'abantu bameze gute ni abasore ni abantu bubatse cyangwa abantu bose cyane
mumfashirize indaya zigurwa nese aho kubizi zigurwa n'abana abagabo bagura indaya nyine bazikunda abasore barazigura abasaza barazigura cyangwa imva ntago wavuga ngo uyu nguyu yagura indaya cyane ntayigura reka kuri izo ndaya sibyo buriya kugira ngo ujye kugura indaya buriya hari n'umuntu ugura indaya ari kwirinda babande akundana nabo hari umuntu ugura indaya akundana n'umukobwa yanga kuryamana nawe kugira ngo atazasenya rwa rukundo rwabo urukumva kavuga ati reka nigire kwigurira indaya dukomeze dukundana ariko dukomeze twikundanire ikibazo ahubwo abakobwa bo basigaye bafite wanga kumukubita hasi byarangira akigenda akavuga ati ye umuhungu nakundanye nawe atubanze iwabo baroga bete bibaho pe bibaho simbizi ndarabuhura nabo ariko ntago ngiko mbizi ntago uratinye kubyaka umukobwa wakabikuziza ubwo waba ari umukobwa cyane ubwo waba ari umukobwa nawe umukobwa yakubaga ahubwo suri umugabo wese uri ahubwo ngo wamfashije ukankorera inshuro imwe se y'ababa we umva naritwararitse yewe wigira umwana birangira rwose oya ariko wenda tuvugishije ukuri namwe muri abantu bakuru munabizi umuntu w'umukobwa wabatse kubwira umuhungu ngo wamfashije ukankorera ibi njye sinjya gukora cyane n'undi n'umuhungu ahubwo nahita nsohoka nkiruka none se sibyo nkubwira kuko niyo yaba ari umukobwa yaba ari gatungana agutega umutego oya pati bibaho umukobwa akakwisabira rwose ko muryamana sibyo none se ubu ngubu niba umukobwa agusura ese wamugana ibyo bintu bigenewe abasore gusa oya reka nyine wumve bigenewe abasore gusa wamugana niba umukobwa agusuye kuva mu gitondo saa 2 wenda saa 3 saa 4 saa 5 kugeza saa 10 ese iyo nzu murimo muri gushutingiramo ese muri kurebamo umupira nawe byibaza sibyo kubera iki se wowe sore nta ntebagira kuki wowe wumva ko ataba gusuye ngo muganire ibindi bijyanye n'iterambere ryanyu kuki wumva azanywe no kumuryamana ayo masaha pati mwaganira mukageza ayo masaha yose nizihe ngingo mwamukiri niyo n'ubukwe bwaba bwarangiye urumva waba wakoye wanasabye byose nese nkubaze wenda ho gato ubu ngubu nta bantu uzi bakora muri biro uva ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere ugize wicaranye n'umuntu muri biro bibaho none se kuki uwo mukobwa yo kuba wakicarana yumva ko ari ikibazo ugenda muri biro ukwezi kugashyira umwaka ugashyira mwicaye muri gukora akazi ibyo ngibyo utabigira nyine nabyo ni amakosa ariko n'abahungu nabo babigizemo uruhare nyine umukobwa pe nanjye ndabwemera ari amakosa ariko nanone nawe uri umuhungu kandi uri umuntu mukuru ufite uburenganzira bwo kubwira umukobwa ati ngwino nsure tuvugane iminota nanjye mu bindi byanjye sibyo kuko ufite ubundi buzima ubayemo noneho umukobwa abaye fake araje amaze bamugana uwo mwanya bafite ibindi ashaka simbizi nawe urateze uragumya aho ngaho nese ubwo wumva koko muri mwe hari undi urushije undi ubwenge cyane ubundi beti reka nkubwire sibyo bitewe ingingo ye nayumvishe bavuga ati uwo mukobwa kuki wari buze kumva ko ari buze kuza iwawe akumva aje gukora iki kandi buriya beti reka nkubwire niba uri no kugira n'inama abakobwa bagenzi bawe wasize nako sibyo bagira inama uvuga ngo nushaka kuganira n'umuhungu ubundi mukundana uri kumva shaka ahantu muhurira muganire kuko numubwira ngo ndaje tuganire buriya nta kintu cyubaka na kimwe kijya kiganirirwa mu cyumba urukumva buriya n'umugore n'umugabo nkawe wubatse iyo ujya kuganira n'umugabo wawe hari igihe mubanza gukemura bya bibazo cyangwa mukaba mwana bikemuye urumva mukabona kuganira indi ngingo sibyo ariko abantu bakundana bakimara gukemura bya bibazo byabo umwe araca n'undi aca kuko ntago mwajya muri biriya ngo mube mukemuye bya bindi byabazanye ariko ubundi niba ushaka kuganiriza umukunzi wawe bya nyabyo muhamagare muhurire ahantu mufate iyo fanta muganire ku ngingo naho ibyo kuvuga ngo ngewe ndaje ngusanze muri geto ni ikosa rikomeye cyane
beti iyo ngingo irumvikana niba ushaka ko umuntu muganira muri restaurant cyangwa ahandi nyine ibyo ndabyumva njyewe impamvu yamusubije kuriya ni uko yari avuze ngo umukobwa ngo naza ngakamara amasaha 10 ngarumva ko ashaka ibyo kuko urabitwaye n'abahungu bajya babeshya abakobwa ngasanga umuhungu rito yahamagaye umwana w'umukobwa yamubeshya ngo ndarwaye narembye ndenda gupfa ngwino uture umwana akava mu rugo agiye gusura umuntu urembye agasanga nase ubwo urumva nyine baba bafite amakosa pe nawe agomba gushishozwa wese undi nk'wa mugani ntuye hanaha kandi aho ku muhanda harahari agaciye hana kantubuza iki ariko mwamusanga iwawe njye kumusuza ibyo byose bakwiye kubitekerezaho ariko namwe abahungu harigiye mu mwagize mamwe bagushije mu gatego Beti reka wenda tuvuge hari igihe ngiye nshobora bitewe nuko ariko turimo turagana ku musozo urumva tugiye dufate no mwanzuro ariko ngiye numvisha ingingo y'amafaranga nayo ishobora kuba ari ituma ibyo bintu ikibazo gikomeye ingingo y'amafaranga ingingo yo kubanga abakobwa niba umuntu akubwiye ngo muganire uze kumbwira uti muhuriye muri restaurant cyane ahandi Beti iyo ngingo siyo cyane ibyo cyane niba usuye umusore wa mugani yibana nani abenshi ngo bapita bangana n'intebe bagira muri salo ni ukuzihitira mu buriri nta nubwo nayigura ariko Beti abo basore babagira inama gusa nyine icyo nagira inama abasore no kugura intebe abasore benshi baba bumva ko wenda kuba basambanya abana b'abakobwa cyangwa baryamana reka mbivuge neza aba yumva ko we ari profi kuri we ari nka mu profisi ariko nibazika nabwo baba bari kwiyangiriza ubuzima kuko wenda biriya bintu usibye ko yego abahungu kenshi bumva ko abakobwa aribo babihomberamo ariko nawe muhungu wihombera subwiye n'iki ko we nta kindi akuzaniye akakuzana n'iyo sida mugana akaza akakwibambaza akayigusigira iyo mitezi se cyangwa wa mugana akaba yashoboka akabona ufite ubwo bushobozi akavuga ati reka ngende mugire birashoboka ukamujijisha ntagakorere hagati reka ngende mfate umusore nk'uyu nguyu antera iyo ndagenda ntunge n'ubundi ndabona byanze rero ibyo ngibyo abahungu y'abantu banashirinda ku bandi batari izabo ibyo ngibyo rero abahungu nabo bakabaye babitekereza kumva ko atari ngombwa ko umuhungu agomba kuprofitira mu mukobwa kumva ko bagomba gukora nabo ahubwo ibyabo bibahesha agaciro ku bijyanye n'abakobwa nabo nyine bagomba kumva bakamenya ubwenge kumva ko umuhungu atari musaza wawe murakundana yego birashoboka akaba ukunda urwanyarwo ariko nanone abahungu baba ari abanyabwenge kenshi abahungu baturusha ubwenge usanga kugushije muri iyo mitego hamwe na hamwe akagutera ibibazo akagusiga n'iki rero tugomba nyine kureba kure uri kugira inama abakobwa sibyo njye nta nama naje kugira abahungu nabo bakobwa urumva ntayo uri kuvuga ngo tubarusha ubwenge jya uhera no muri Edeni abagore baturusha ubwenge abakobwa mwe ahubwo se kuki utemera reka nkubwire kugira abo bakobwa inama ahubwo bo kujya bajya gusura abasore noneho nibabireka abo basore bazapera nabivuze bareke gusura abo basore ariko nawe nakubwiye use umuhungu wa mugana azakubwira ati ndapfuye ndameze nabi iwacu bari mu ntara hari Kigali uziti ngiye kujyana umuntu kwa muganga gusa imwe muba murumva ari imico myiza usanga umuntu ni muryerye rero ku mpande zose mwakarebye abahungu bose bafata kimwe oya ntago abahungu bose ari kimwe uko utabafata kimwe rero niko utakumva ko wa wundi uyiburware kugira ngo aze guprofita umukobwa ntago ameze nka wa wundi cyangwa ntago ameze nkanjye sibyo mfite ukuntu nkunda wa wundi afite uko akunda kenshi ibyo ngibyo binakora n'abatipe batanakunda ubundi sibyo buriya hari abatipe badakunda baba babayeho gutyo hari ugukubita hasi yiciraho urumva mugahura ubundi ahantu ntuye bazi yuko rwose abikunda cyane gusa nyine namwe nk'abasore bumva ibintu kimwe nako avance igomba kuba nk'iki sigomba kuba nka mituweli ku bakobwa ntago ari byo wenda nyine mu gihe ibintu byabaye accident n'icyo usibye ko nabyo bakakwiye kubyirinda saba ako kumva umwana w'umukobwa umuhungu tuzahora nzamuha cyangwa umwana w'umuhungu mve ngo umukobwa wese mvugishije azampa ntago ari imishinga mani mufite byinshi byo gukora iki rero nta mpamvu n'imyumvire ibiri mu bantu wenda turimo turagana ku musozi wenda tuzongera tuganire n'ubutaha usanga nayo isa naho yongera ibyo bintu kera wajya gusanga wenda umukobwa yarwaye igihere ariko rero bamutse uryamanye na piti igiheri cyashira nawe ukumva runakubwira iyo uryamanye n'umusore byongera nyamara urukundo arakomeza akawukunda kuri kw'ibyo bintu ubundi ni uko Beti ibyo sha nubwo ni bwabujije nyine nka bya bindi sinzi ko nabigeranya nako n'ubujiji buvanze n'ubusazi n'ubwana n'umucucu byose hamwe ibyo ntago bibaho bajye bahera ku bubatse barebe amenye avuge ate se
ko ahangaha hari umuntu uze navuga urugero umumama duturanye akaba arwaye ibiheri ntabana n'umugabo mu rugo se wa mugani ko ibyo bihera birwaye ese ko hari abantu babara imyaka 10 ibyo wenda ari abantu babana mu rugo bakagera bagatandukana se ntabwo ibyo biba byarabaye rero ibyo byose bajya babireba reke gushukwa n'abashaka kuba profita wa mugani barebe kuri izo mpande zose okay impande zose bazirebeho kugira ngo turimo tugana ku musozo bita wabyumvishe icyo nemera cyo wenda nicyo nshobora guhakana iby'ibiheri wenda no kurwara kw'ibiheri ni indwara sibyo ariko kongera urukundo k'umuntu muryamanye kongera urukundo k'umuntu muryamanye nabyo buriya ntabwo akenshi njya mbiha agaciro ariko ubundi avance kuyitanga pe kuri iki gihe ni ibintu byoroshye cyane ni ibintu byiza ahubwo kuko menya umuntu mugiye kubana uratwara umuntu usange wirinze ushaka umuntu ngo afite inda oya reka nkubwire pati nk'umukobwa sibyo ibaze ngewe nka pita bya supusi ubundi abantu benshi banze kuri bya supusi nkakundana n'umukobwa ni mukuru nirinze kuryamana nawe nimushaka ka gapfundikiye gateye amatsiko gende nsange baragapfunduye kandi nishyizemo yuko abakobwa murabizi bakunda kubigira ati ngewe ati ndacyafunze meze gutya twagera mu rugo nkasanga inzoga zisubiranye y'urukoma ubundi iyo wasangaga umukobwa atari isugi hari ukuntu urukoma rwahitaga turimo turasoza tunabashimire ko mwatuganije tutakoze cyane Betty ariko wenda ubwo twasoza buri wese agira umwanzuro muto ya Betty igihe umwanzuro habari baba dukurikirana cyane urubyiruko muri rusange na Peter agira ikintu avugaho hanyuma dusoza niba n'indi kariyeri yawe ukina filime ubwire n'abantu basanga filime zawe hanyuma tukureke usoza hanyuma tukureke usanga urugo ndabashimiye kuba wenda mwanumiye muri iki kiganiro ngo tuze kuba twagira inama abadukurikiye cyane kwitabira rero nyine inama nasoza mbagira no gushishoza muri byose muri iki gihe ibyo umuntu akora intambwe igerageza gutera umusore se nimba nshaka arashakira iki nawe umusore nimukumva abasore k'abakobwa bo mwe mu profita gusa n'abakobwa ba profita abasore ibintu byose birashoboka nyine bagerageza kwirinda mu buryo bwose bashoboye naho ibijyanye na kariyeri ndi umukinnyi wa filimi ndi gukina zica kuri All Together TV nyine nkina ahantu hagiye hatandukanye ariko iyo cano niyo wenda navuga igize hari n'indi cano turi gutegura gucishaho amafilimi rero nyine ndabashimiye wenda abakunzi ba filime mwanyarukiraho mukareba ubufasha bwanyu tuba tubukeneye cyane mwakoze